nuko Juliet arangije arasohoka yerekeza ku nzu yari iri aho hafi, ubona ko ari inzu isanzwe, ariko winjiyemo imbere saro y'iyi nzu yari isize amarangi y'umutuku, intebe zirimo zari umutuku ndetse n'umukara. Ahangaha iyo winjiraga muri iyi nzu wumvaga hasa nkaho hari ikintu kidasanzwe, ikintu kibi. Shaki ahangaha rero yaramukurikiye, bakimara kwinjira yicara ku ntebe. Juliet yarakomeje, arangije yerekeza ku cyumba kimwe arakomanga. Nuko hashize iminota mikeya haje gusohokamo umugore wari wambaye ikanzu y'umweru ndetse ateze n'igitambaro cy'umweru mu mutwe. Uyu mugore yaraje arangije yicara hafi y'uwo mwana w'umukobwa Shaki, arangije araseka. Nuko arangije abaza Juliet aramubwira ati ese uyu niwe wambwiraga? Juliet aramubwira ati yego ma, uyu niwe ushaka gutera imbere, ushaka kuzamuka. Uyu mugore arangije abaza wa mukobwa ati ese witwa nde? Uyu mukobwa aramubwira ati nitwa Shaki. Umugore aramubwira ati oya, iryo ni izina rya street, ni izina bakwitiriye. Aramubaza ati ese izina ryawe nyaryo ni irihe? Umukobwa aramusubiza ati nitwa Shakira Musa. Nuko uyu mugore arangije ariyamira cyane, aravuga ati urabikora, ufite amaso meza cyane, ufite n'umubiri mwiza cyane. Aravuga ati niba ushaka rero kubikora, mbere na mbere ugomba gukora akazi. Shaki ahangaha yahise agira ubwoba, aramubaza ati ese ni akahe kazi ushaka kumbwira? Umugore arangije aramubwira ati ni ibintu byoroshye cyane, humura wigira ubwoba. Aramubwira ati ngiye mfasha abakobwa bakaba bakire ndetse abagabo bakabishyura amamiliyoni menshi cyane, mfite abakiriya benshi cyane hariya muri Abuja. Aramubwira ati rero kugira ngo ugere ku butunzi, ugere ku gikundiro, hari ikintu ugomba kunzanira kugira ngo wanilokinge, kugira ngo ufungure amayira yawe y'ubukire. Nuko Shaki arangira aramubwira ati icyo ari cyo cyose nakizana, ndarambiwe kugumya ndi umukene. Nuko umugore arangira aramubwira ati byiza cyane. Aramubwira ati ikintu ugomba kunzanira condoms 10 zakoreshejwe. Yaramubwira ati uzanzanira udukingirizo 10 twakoreshejwe. Bavandimwe mu nyumvire namwe, uyu mugore w'umupfumu yaramubwira ati genda unzanire condom 10 zakoreshejwe, zimaze gukoreshwa. Basore mukunda gukora ibi bintu, basore bose mwumvire bahangaha, uyu mugore w'umupfumu yaramubwiye ati genda unzanire condoms cyangwa se udukingirizo 10 twakoreshejwe. Shaki ahangaha yahise atungurwa, aramubaza ati ukeneye udukingirizo 10 twakoreshejwe? Nuko wa mugore aramubwira ati hoya, ntabwo ari condom iyo ari yo yose ugiye gutoragura aho abantu bazijugunye, ahubwo ni condom yakoreshejwe n'umugabo waryamanye nawe. Ikindi cya kabiri, iyo condom uzanzanira cyangwa akagakingirizo kagomba kuba kakirimo spams cyangwa se amasohoro akirimo kandi ari fresh, ameze neza. Ahangaha Shaki rero yahise yitegereza wa mushuti we Juliet, arangije yitegereza inzara ze areba hasi. Nuko uyu mugore yarakomeje aramubwira ati ufite iminsi 7 yonyine ukaba wamaze kunzanira ibyo bintu. Aramubwira ati nuramuka unzaniye izo condoms ukanzanira utwo dukingirizo, nzadukoresha kugira ngo nkore amavuta yawe uzajya wisiga, azajya guha imbaraga ndetse akaguha igikundiro, abagabo bakagukunda ndetse bakakwishyura neza. Ese urashaka kumenya iyi nkuru uko yatangiye ndetse nuko yarangiye? Biroroshye cyane, fungura hano muri comment hasi, urasangamo link na pininze. Iyo link noneho nurangiza uyifungure, irahita ikwerekeza aho ugenda ukareba inkuru yose kuva ku itangiriro kugera ku iherezo. Ndagushimira cyane umwanya wawe, ndagushimira ko wahisemo Behind Walls Show. Ukomeze ubane natwe kandi turagukunda cyane. Nawe utaha, ciao ciao.